Reka mbasuhuze mwe mwese mwamaze gukanda subscribe kuri International Harmony TV. Ngewe ndi Siyaji Talento. Yego ndi Siyaji Talento uje kubaganiriza muri uyu mwanya. Ndabashimiye kandi namwe mwamaze gukanda subscribe. Abatarayikora reka mbabwire ngo nimukandeho. Ni muri wanditse subscribe mu ibara ry'umukara. Ni mu ruhande rw'iburyo kuri YouTube muri tab muri kureramo aya shusho cyangwa muri kumviramo aya majwi, ubundi ukande kuri subscribe, ntangiza unakande like, niba na ngombwa ushaka kuduha comment, uraduha comment tubwire uko byari bimeze. Ntabwo dutinda rero, tujye kuba dutangira inkuru yacu rwose mukeneye kumva muri benshi cyane. Inkuru irimo inyigisho, ni amakuru ashobora kugira icyo kumarira mu buzima bwawe bwa buri munsi cyangwa azagira icyo kungura mu bumenyi bwawe cyangwa ubwenge bwawe. Reka tudatinze rero, amakuru yacu tuyahereye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma y'aho Djihad akatiwe imyaka 3 mu rukiko, agakatirwa imyaka 3 azira ko yaba yarasakaje amafoto y'umuhanzi Yamano yigeze kujya hanze mu mwaka wa 2025, ubwo Yamano yari gutera akabariro n'umugore we, amashusho yakaza kuba asakara hanze, bikaza kurangira abangaba harimo na Djihad n'abandi bari bafunganye baje kurangira bakatiwe imyaka 3, ariko bamwe bakaza kugirwa abera. Iyo nkuru yaratrendinze cyane, iravugwa, biza kurangira bamwe babakinnye no ku mubyimba. Niba mubyibuka, harimo ababakinnye ku mubyimba ari benshi cyane, ariko ntabwo byari bikwiye mu by'ukuri ko byari bikwiye ko Djihad asekwa ko afunzwe. Gusa nawe icyo gihe byaje kuba bivugwa ko yaje kubaseka abandi bari bafunze mbere y'uko afungwa. Yakumva nka mugenzi we agiye muri gereza akamukina ku mubyimba akamubyinaho, biza kurangira nawe bimubayeho, nawe barabimwishyura. Rero si icyo nashaka ko tuganiraho cyane, ahubwo uko byavuzwe ko Djihad amaze gufungwa, byavuzwe ko urimo Eric Semuhungu, abarimo nka Shadibu n'abandi bakeya bagize uruhare mu ifungwa ry'uyu nguyu zaba kiriho Sipiriyane dukunze kwita Djihad. Uyu Eric Semuhungu wakunze kumukina ku mubyimba cyane, bakanavuga ko ari umwe mu batanze ubuhamya mu rukiko, avuga ko nawe yari ari mu bashakaje ayo mashusho ya Yampano n'ibikozasoni, ngo kandi bikiyongeraho ko Djihad yaba yaranayacuruje ku mbuga nkoranyambaga, icyaha kikaza kuba kimuhama. Uyu Eric Semuhungu rero yaje nawe kuba atabwa muri yombi, ari nayo nkuru ngira ngo tuganireho mu by'ukuri. Eric Semuhungu yaje kuba atabwa muri yombi, ubwo yaje kuba atabwa muri yombi na RIB, akurikiranyweho ibyaha byinshi cyane, harimo ibyaha byinshi cyane by'umwanda, vraiment. Ni nyuma y'uko rero arezwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, kubafata ku ngufu, ariko cyane cyane igitsina gabo, yitwaje icyari cyo. Djihad yaje kuba rwose atabwa muri yombi, byende twavugaga ngo umugabo umbwa aseka imbohe, kandi bakavuga ngo biragoye ko waba uri umugabo cyangwa umugabo w'amafuti, ukaza kuba umugabo kuko udafunzwe muri ya mafuti yawe wirirwamo cyangwa ugera gute. Uyu rero Eric Semuhungu, nyuma yo gushinyagurira abantu bagiye batandukanye harimo n'uyu nguyu, abantu benshi bajyaga bavuga ko bose ari amapedi bapedana, akabaje kujya muri gereza rwose akurikiranweho icyaha gikomeye cyane cyo gufata ku ngufu, cyo kurongora abasore cyangwa abatipe mu kibuno. Bikaba bivugwa ko rero n'abandi bose bazi ko bakorewe icyaha n'uyu nguyu Eric Semuhungu bashobora kubigeza kuri RIB, bikarushaho kugenda bifasha RIB gushaka ibimenyetso byo gutuma nawe bamukubita mu ikasho hari imageragere, kuko biravugwa neza ko ubu ngubu ari kumwe na Djihad, imageragere. Ariko ntago urubanza rwari rwabona ngo asomerwe cyangwa ngo twumve umwanzuro uzava muri ibi birego ari kugenda aregwa.
Bivugwa ko rero ibi byaha biramutse bimuhamye ni ibyaha bishobora guhanishwa igifungo kiri hagati y'umwaka umwe ndetse n'imyaka 12. Ntigishobora kujya munsi y'umwaka umwe ariko nanone ntigishobora kurenga imyaka 12. Reka twibaze ko Djihad bamufunze imyaka 3, Eric Semuhungu ari we ubaye umutangabuhamya w'amakosa yaregwaga. Ese we nakatirwa imyaka 12, nakatirwa imyaka 12, biragenda gute? Biravugwa gute? Arabyakira gute nyuma yuko nyine agiye ashyirishamo abandi? We arumva biraza kuba bigenda gute? Ntago dutinda rero, reka tubitega amaso dutegereze isomwa ry'urubanza cyangwa umwanzuro uzava muri ibi birego ari kugenda aregwamo. Icyo ngusaba ni ukutajya kure ya International Harmony TV, wikandira subscribe ukajya washa kuba update ku makuru yacu ya buri munsi. Amakuru nakubwira ko aba atariho ivumbi cyangwa nijwi riba ari ukuri, kandi aha ni ku rumuri rw'ubwenge, narabibabwiye iteka ryose. Reka twongere tubanane mu kanya rero tuza tubabwira izindi nkuru zacu zirambuye. Icyo nakubwiye ni ugukanda subscribe tugakomeza amakuru yacu mu gihe kitarambiranye cyane. Ba hafi ya televiziyo yawe.